Umugani ukenze rimwe ntaba akimaze ni umugani rero dukunda gukoresha ariko akenshi uzwi n'abantu bakuze kuko ukoreshwa nk'incoberamahanga. Kenshi tuwukoresha ku bantu tugira inama cyangwa se twereka ko ejo ari heza. Akenshi bakawubwira abagore cyangwa abakobwa. Umukobwa wanzwe n'uwamubyariye cyangwa se umugore basenze akava mu rugo, akava mu rugo atarubamyemo kabiri. Ni umugani rero, ni umugani wasuzwe n'abakurambere ariko ku bw'amahirwe barandika natwe tugasoma tugasesengura tukayibazanira hano kugira ngo namwe mumenye ubuvanganzo, mumenye ikinyarwanda ndetse mumenye n'amateka yacu. Turagaruka mu kanya rero tumenye uwo mugani. Ese waturutse he? Wavuye kuki? Byagenze bite? Ese wabaye amamoko y'uwo mugani ninde? Kanda subscribe wiyandikishe ujye umenya byose byerekeye umuco wacu harimo n'amateka. Ukenze rimwe ntaba akimaze. Uyu mugani wabaye akarande mu bakobwa bawuca iyo babonye umukobwa cyangwa umugore ushavujwe n'urushako. Nibwo abandi bamuhoza bagira bati humura nyabusa uzashaka undi. Burya uwukenze rimwe ntaba akimaze. Umugani rero wadukanywe na Gasharankwanzi mwene Bureshyo mu Gishubi cya Muganza i Rukoma, aho ni mu karere ka Kamonyi, kera hahoze ari muri Gitarama. Ibyo rero ngo byabaye ahayinga mu 1800. Uwo mukobwa rero ngo yari mwene Bureshyo w'umwene Gitore, asabwa n'umuhungu w'Ibwega witwaga Gatibita ka Gihinira. Izina ry'igisekuru cye iryo ni izina ry'igisekuru cyo mu Bega bo kwa Gihinira. Igihe cyo gutebutsa rero kigeze, Gihinira ajya gusubiza imisango yo gutebutsa kwa ba mwana we Bureshyo. Yajyaga nyine kugira ngo umuhungu we ashyingirwe. Abakambwe rero bombi bamaze gucoca imisango bahana igihe Gatibita azazira kurongorera kwa sebukwe. Hambere rero uwakwaga yakubitiragaho no gutahira, bikaba ikimenyetso cy'uko adaherewe ubuntu cyangwa se adatenze. Ni ukuvuga ngo iyo yamaraga gushyingirwa amaze gusaba no gukwa, ako kanya habagaho umuhango wo kurongora, akarongorera kwa sebukwe. Iminsi igeze rero Gatibita bamuha bakwe baramuherekeza ajya kurongora. Bageze kwa sebukwe bamwereka urugo azatahiriramo, ni ukuvuga aho azajya kurongorera umugore we Gasharankwanzi. Barabakira babaha inzoga baranywa. Bigeze mu Matarama babwira Gatibita ko ajya kurongora. Barara mu bukwe buracya babwirirwamo. Bigeze ku gicamunsi ajya kumara amavuta. Abo bajyanye rero bari bakimutegereje kuko ari imihango. Ageze ku buriri Gasharankwanzi ntiyamukiranye, aramureka amara amavuta ntagugwa. Gatibita bibonye arinjirirwa cyane bimutera uburakari. Arasohoka abwira abo bazanye ati nimunsiga turajyana. Bati ku mpamvu ki? Ati hari aho mwumvise umukobwa wemera kuryamana n'uwamurongoye batabanje gukirana. Abandi bati ahari ubanza hari icyo yagushakagaho. Ni koko tujyane. Ubwo bashyira nzira basubira iwabo kwa Gihinira. Rero babonye abakwe bagarutse na Gatibita baratangara. Bamaze kubicaza barabasobanurira, baremera n'ibirirwa basaba Gatibita gusubirayo. Rero Gatibita bamusabira ahandi ararongora.
Gasharankwanzi wabenzwe na Gatibita yigumira iwabo, akaba umukobwa mwiza cyane. Muri icyo gihe yari yarabengutswe na benshi. Bukeye bamurangira Rugaju rwa Mutimbo, wari umutoni kwa Gahindiro. Rugaju rwa Mutimbo rero aramureshya kuko yari ikirongore, baratebutsa aramusumbakaza. Amaze kugerayo Rugaju amuha urugo rwe rw'Ibunyonga, aho ni muri Rushubi. Urwo rugo rero nirwo se wa Gatibita yahakagamo. Gatibita wa wundi wari warabenze Gasharankwanzi. Se wa Gatibita rero yari umwozi, akaba uwo mu gikari kwa Gasharankwanzi, akaba umuhakwa, akaba umugaragu wo kwa Rugaju. Bibaho rero bishyize kera, Gihinira atahirwa n'igihe. Gutahirwa n'igihe rero kwari ukuba unaniwe ugacyurwa n'uwawe cyangwa umuntu w'iwanyu mu muryango. Umuhungu we rero ngo ajye kugifata, abyumvise agira umususu ko agiye guhakwa kwa Gasharankwanzi kandi yaramubenze. Ubwo rero Gatibita yumvise ko igihe cyo gutahirwa n'igihe kigeze, agira ubwoba bwinshi cyane. Yibuka ukuntu yabenze Gasharankwanzi, kandi none akaba ari umugore w'umutoni ukomeye kwa Gahindiro. Yibaza uko azamwitwara imbere y'abagaragu n'abakuru bose bo kwa Rugaju rwa Mutimbo. Bukeye kare Gihinira abwira umuhungu we ati, mwana wanjye, uyu munsi turajya gutahira igihe kwa Rugaju rwa Mutimbo. Gatibita yumvise umutima uramukubita cyane, ariko ntiyagira icyo avuga ko yari azi ko kwanga kujyana nabo byari kumutera isoni kurushaho. Baragenda bageze Bunyonga kwa Rugaju, basanga urugo rwuzuwe n'abantu n'abagaragu. Barabakirana urugwiro nk'abashyitsi. Gasharankwanzi nawe arasohoka aza kubasuhuza, yicisha bugufi nk'umugore wubatse. Gatibita amubonye asa neza kandi afite icyubahiro gikomeye, biramurenga, yitsa imitima yubika umutwe hasi. Bamaze kwakirwa no gusangira, Gasharankwanzi ategeka abagaragu ati, mwakire neza aba bashyitsi kuko umushyitsi ni umugisha. Nta jambo na rimwe yavuze rimusebya cyangwa ngo rimwibutse ibyo yamukoreye. Ibyo byatangaje abantu bose bari aho. Gatibita ahubwo niwe wakomeje kugira ipfunwe n'isoni. Nuko igihe cyo gutaha kigeze, Gihinira se wa Gatibita areba umuhungu we aramubwira ati, mwana wanjye, ubuse urabona ko umuntu atakwemeye uyu munsi atazakwemera ejo. Reba uwo wabenze uko yabaye. Abari aho bose bahita bavuga bati, niko kukenze rimwe ntaba akimaze. Kuva uwo munsi uwo mugani bagikwira hose, abantu bawuca bashaka guhoza uwanzwe cyangwa uwahuye n'ibyago mu rukundo, bamwereka ko kuba umuntu yanzwe rimwe bitavuze ko ubuzima buba burangiye, kuko ejo hashobora kuzana ibyiza biruta ibyo yatakaje. Ni nayo mpamvu kugeza na n'ubu iyo umuntu yanze cyangwa ahemukiwe bavuga bati, humura, ukenze rimwe ntaba akimaze. Ese wowe wari usanzwe uzi inkomoko y'uyu mugani? Andika igitekerezo cyawe muri komenti. Niba ukunda amateka y'u Rwanda, imigani, ubuvanganzo n'umuco nyarwanda, kanda subscribe ndetse unakore share kugira ngo n'abandi bamenye amateka yacu. Murakoze cyane, tuzongera kubonana mu yindi nkuru y'amateka yihishe inyuma y'imigani yacu.